wakomeretse nitwe waziraga wahemutyo mwami ushinyagurirwa terutaraza mwisi warufite ubwiza doruko bagushize murabo bambuzi terutaraza mwisi warufite ubwiza doruko bagushize murabo bambuzi minduki undebe mukiza ukuri n'imano y'imbabazi byamuboneraho Yesu warapfiriye n'ibyanjye wazize umamahoro masa Yesu warapfiriye n'ibyanjye wazize umamahoro masa uko nkwiringiye kandi imipfire yawe niyo yanyijije intera kugushima ukubaho kose imbabazi nizawe mucunguzi wanjye hahirwa uzapfapfira muri wowe Yesu mukiza wanjye mfite ubwuzu nishimwe ngo ndebe inkovu zawe wagize ku bwanjye umpe kunesha nk'uko wanesheje hahirwa uzapfapfira muri wowe Yesu imipfire yawe niyo yanyijije
twazayihindura amataba nanjye icyo nzakora nzazamura ibendera vuga icyo mwami wankoreye. ibyari inzozi bibaye impamo. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Gana General Life Music School and Art Limited. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga kuko kibafitiye abarimu b'inzobere kandi babyigiye. Bagira mu ishami rya multimedia. Muri music school bagiramo gucuranga gitari, solo, bass, acoustic, cymbal, piano ndetse no kuririmba na audio production. Naho muri multimedia bakagiramo computer skills, video production, photography, graphic design, TV production, film making, film acting, film lighting, animation, software development. Si itegeko kandi kwiga amasomo menshi kuko umunyeshuri yihitiramo amasomo akeneye kwiga. Ikindi kandi umuntu ushaka kwiga gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe babimufashamo kandi bakagira biga batana biga bacumbikirwa. Umunyeshuri wize muri General Life Music School and Art Limited abankenerwa na tumurebereho ku murimo aho abarwanirwa ku isoko ry'umurimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri General Life Music School and Art Limited. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije turokome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abakobwa ndetse n'ay'abahungu. Umunyeshuri wese ahabwa certificate y'icyiciro arangije. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukabya inzozi zanyu, ibyari inzozi bikaba impamo. Akarusho kandi nuko General Life Music School and Art Limited iyo uri umunyeshuri wabo wifitemo impano iyo ari yo yose bagufasha kuyizamura ntacyo wongeyeho kuri minerivare, byose ukabifashwa ku buntu. Icyo wishyura ni minerivare yo kwiga gusa. Si ibyo gusa, dukora indirimbo, audio na video, kwigisha kuzamura imbuga nkoranyambaga zigatangira guhembwa, ndetse no ku muntu ukeneye gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe tubimufashamo aharangiza afite certificate. Ku bashaka kwiga indimi cyangwa bashaka kwiga sound engineering, ku bashaka kugura cyangwa kugurisha ibyuma bya electronique, ibijyanye n'ibyuma bya muzika, namwe muhawe ikaze muri General Life Music School and Art Limited. Abifuza kwiga muri General Life Music School and Art Limited mwadusanga aho dukorera Kigali, Kimironko ndetse no mu ntara zose z'igihugu. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na YouTube kuri General Life TV Rwanda. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri 0788328205, 0788328205 cyangwa 0788871739, 0788871739. Isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Ushyiraho iherezo ku buzima bubi bwacu bwabaye ikibazo.